Ibi byiza kuri mwebwe mukurikiye Hussein Ukuri. Ni ibiganiro byinshi twari tumaze iminsi tubararikira ko mwakurikira, ariko none tuzatugenda duce inshinga tugende dushyiramo utuntu tugiye dutandukanye. Nk'uyu munsi tugiye gukora ku gice cya kabiri twari twabahaye bwa mbere kijyanye n'abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri. Ese ingamba basubiranyeho ni izihe? Turaza kwifashisha none bamwe mu babyeyi bagenda baba hafi, kuko nawe ni umurezi afite umwana ahareberera, cyane cyane ko umwana byanagaragaye ko rwose ikizamini yagitsinze ameze neza, agiye kujya boarding. Ariko none uyu munsi ntabwo tugiye kuganira ku bana kuko twakoze ikiganiro. Uyu munsi ni episode imeze nk'aho ari iya kabiri. Tugiye kuganira no hose abantu turi mu ngano, babandi bafite ubwanwa no bagiye kurikiraho kuva mu wa mbere segonderi buryo kugera mu wa gatandatu baba bakuze. Siko bimeze bitengije no mu kiganiro cyawe rero, hanyuma usuhuza abantu none twinjiza no mu nsanganyamatsiko yacu. Murakoze cyane. Ndashimira cyane abakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nkongera gushimira cyane Hussein ndetse n'urubuga rwe Hussein Ukuri. Mu by'ukuri yagize ati tugiye gukora ibiganiro bitandukanye n'ibyo twakoze ubushize, ariko ntabwo harimo itandukanyirizo nyine. Uraza gusanga n'ubundi turi buhere mu wa mbere tukagera mu wa gatandatu. Mu by'ukuri sasa hari ibibazo